urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice ni icya 12 turasoma umurongo wa 7 kugeza kwa 10. Haravuga ngo kandi kugira ngo ne guterwa kwishyira hejuru kurenza ibikwiriye nuko nayishura ibikomeye cyane, nicyo cyatumye mpabwa igishako cyo ku mubiri ari cyo ntumwa ya Satani yo kunkubita ibipfunsi ngo ne kwishyira hejuru kurenza ibikwiriye. Kuri icyo kintu ninginze umwami wacu gatatu ngo kimvemo, ariko arampakanira ubuntu bwanjye buraguhagije, kuko intege nke ziri ariho imbaraga zanjye zuzura. Nuko nzanezerwa cyane kwirata intege nke zanjye, imbaraga za Kristo zinzeho. Ntigituma ku bwa Kristo nzishimira intege nke zanjye no guhemurwa, nzishimira n'imibabaro no kurenganywa n'ibyago, kuko iyo mbaye umunyantege nke ariho ndushaho kugira imbaraga. Mureke dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwenge bwawe buze. Mwami, abana bawe abacunguje amaraso yawe tuje imbere yawe, tuje kwiga ijambo. Mwami, icyo twifuza nuko utwereka Kristo Yesu, ukamutwereka we mutambyi mukuru wamennye amaraso ku bwacu, agapfa, agahambwa, akazuka, akaba ahagaze imbere yicaye iburyo bw'Imana adusabira. Mwami, uwo nguwo ngo yababajwe uburyo bwose nkatwe, uretse ko atigeze akora icyaha, ngo nuko rwose abasha gutabara ababazwa bose no kubaha ihumure rituruka kuri we. Mwami, rero muri aka kanya tugiye kwegera intebe y'ubuntu kugira ngo dusubizwemo intege n'imbaraga, tubabarirwe, tugirirwe ubuntu muri iki gihe tubikennye. Ndasabira ab'itorero ryose Mwami, kugira ngo ijambo tugiye kwiga mwamuganire natwe. Mwami, ni ukuri ukomeze imitima yacu, uhumurize abafite imitima itentebutse, humurize Mwami abihebye. Mwami, utwereke ubwiza bwawe mu ijambo. Mwami, ndasenga kugira ngo ubane nanjye, kugira ngo mbwirize nk'ubwirijwe nawe, kugira ngo muri byose kibe kibi cy'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Mu izina rya Kristo Yesu nsenze, amen. Iyo muranyumva neza mushobora kubigaragarisha kuzamura ikiganza. Uru rwandiko ni inkuru ya Pawulo ye ubwe, avuga ibyamubayeho. Atangira ku murongo wa 12 guhera kuri 1 kugeza kuri 6, avuga impamvu akwiriye kwirata nubwo bitagira umumaro. Akavuga inkuru y'uburyo yishuriwe n'Umwami Imana ibintu bihambaye. Ku murongo wa 2 akavuga ngo nzi umuntu wo muri Kristo wazamuwe akajyanwa mu ijuru rya gatatu, ubu ashize imyaka 14. Niba ari mu mubiri simbizi, cyangwa niba atari mu mubiri nabyo simbizi bizimana. Kandi nzi yuko uwo muntu niba yari ari mu mubiri cyangwa niba yatari mu mubiri simbizi bizimana, yazamuwe akajyanwa muri paradizo, akumva ibitavugwa, ibyo umuntu adakwiriye kuvuga. Kubwo umuntu ndirata, ariko kubwanjye sinirata keretse kubw'intege nke zanjye. Kandi nashaka kwirata sinaba umupfu, kuko navuga ukuri, ariko ndaroreye kugira ngo hatagira untekereza ibiruta ibyo andebana cyangwa ibyo anyumvana. So Paul ari countinga inkuru y'umuntu wagiye mu ijuru, iryo yisi rya gatatu. Then iyo usomye munsi harimo hinti nyinshi zigaragaza umugabo uri conflicted mu mutima, ku buryo ashaka nyine kwicisha bugufi ngo agaragaze ko atari we, nyamara imyandikire ye igaragaza ko yari we mu buryo butomoye. Icyambere atangira avuga ngo reka mbabwire ibyo neretswe n'ibyo neshuwe n'Umwami wacu. Akavuga ngo azi umuntu wazamutse akajya mu ijuru rya gatatu, ngo ashize imyaka igera kuri 14. So azi igihe exact. Icyo atibuka ngo nuko niba yari mu mubiri cyangwa atari mu mubiri
ngo Imana niyo ibizi. Rero akavuga uburyo uwo muntu yazamuwe muri paradizo akumva ibitavugwa iby'Imana, iby'akanwa k'umuntu katemerwa kuvuga. Noneho kuri gatanu akavuga ngo kubwo ndirata, ariko kubwanjye sinirata keretse kubw'intege nke zanjye. Hano abateologe benshi bakunda kuvuga ko Pawulo aba yivuga, ariko akivuga muri third person akoresheje undi muntu kugira ngo nyine atishyira hejuru kurenza imukwiriye. Mu yandi magambo ari conflicted, afite impamvu arimo arabemeza ibyo yeretswe kubera ko ashaka kubera ko ari intumwa yaturutse ku Mana, ariko agakomeza avuga ngo nyine ni umuntu uri conflicted umutima, ni ngo ufite kwirata ariko akabona ko kwirata nta mumaro bifite. Arirata kubwiye mpamvu arimo arashaka kubereka ko ari intumwa. Ku gice cya 11 arimo areka ko ari intumwa y'ukuri, ariko ababwira ngo simfite impamvu yatuma ubundi nirata kuko nta mumaro bifite, ariko haramutse hari umuntu ufite icyo kwirata ubundi namurusha. Gatandatu aravuga ngo kandi nashaka kwirata sinamupfu kuko navuga ukuri, ariko ndaroreye kugira ngo hatagira unekereza ibiruta ibyo andebana cyangwa ibyo anyumvana. Passage tugiye kwigaho rero, ari countinga impamvu noneho yahawe n'Imana yo kugira ngo atishyira hejuru kurenza imukwiriye. Kuri 7 aravuga kugira ngo ne guterwa kwishyira hejuru kurenza ibikwiriye nuko nashuri bikomeye cyane, niyo cyatumye mpabwa igishako cyo mubiri ari cyo n'umwa ya Satani yo kunkubita ibipfunsi ngo ne kwishyira hejuru kurenza ibikwiriye. Mwumve, kugira ngo atishyira hejuru kurenza ibikwiriye, Imana ari ikintu yakoze kugira ngo Pawulo ataza kwirata ibirenze bikenewe. Icyo kintu ngo yahawe ngo ni igishakwe. Igishakwe arakivuga ngo ni intumwa ya Satani yo kumukubita ibipfunsi. Mu Cyongereza iri jambo kumukubita ibipfunsi no kumuharasinga. Wenda iryo jambo rimenyereye harassment. Kugira ngo ye kwishyira hejuru kurenza imukwiriye. Bavandimwe, inyigisho y'uyu munsi nayisenga umugambi w'Imana mu mibabaro yacu. Icyambere, iki gishakwe cyari kibangamiye Pawulo cyane ku buryo ibipfunsi avuga ni ibintu byatumye asenga inshuro 3 kugira ngo abikurwe. Ku murongo wa 8 ngo kuri icyo kintu ninginze umwami wacu 3 ngo kimvemo, ariko arampakanira ati ubuntu bwanjye buraguhagije. No kuvuga ngo iki gishako yahawe cyari ikintu kimubangamiye ku buryo asenga rimwe, agasenga 2, agasenga 3 yinginga ngo agikurweho. Mushobora gutekereza yuko kuba ari intumwa iyo yasengaga ikintu yabaga ari yes, granted yes, Imana itimwemera ati uragihawe. Oya, hano yasenze rimwe, asenga 2, asenga 3, kandi ntabwo ari umuntu asengaga wenda consecutive ngo arasenze akimara gusenga aragaruka arasenga aragaruka ubwa 3 arasenga. Oya, ahubwo ni ibintu byatwaye igihe. Arasenga, Imana iramuhakanira, aragaruka arasenga, Imana iramuhakanira, aragaruka arasenga, Imana amubwira ngo oya, igisubizo nguhaye ni oya. Bavandimwe, wenda binatwigisha n'uburyo Imana isubiza gusenga kwacu. Hari yego, hari oya, hari nategereza. Bavandimwe, ikintu cyari kibangamiye Pawulo ku buryo yasenze 3 ngo umwami amugire umuntu kimuvemo. Bavandimwe, iki gishako ntabwo tuzi icyo ari cyo, nta nubwo ndi bwatemptinge kuvuga ibya abateologe bavuga, ariko ni ikintu cyari kimubangamiye ku buryo yinginga inshuro 3 umwami. Ikindi kintu mukwiriye kureba hano, bavuga ko iki gishakwe ari intumwa ya Satani yo kumukubita ibipfunsi. Bavandimwe, hano bagaragaza ko igishakwe nubwo Imana ashaka kimujyaho, agent Imana yakoresheje kugira ngo kimugereho ni umubi. Ibi bitwigisha tumaze igihe twiga
yuko Imana mu bugabe bwayo idashobora koshywa n'ibibi cyangwa igira ibyohesha. Ntabwo ishobora kuba author y'icyaha. Kandi Imana hano bitwereka ubugabe bwayo ku buryo muri sovereignty yayo Satani aba igikoresho Imana ikoresha kugira ngo isoze ibyo ishaka. Mu bintu tuzi neza, turabizi yuko Satani adashaka ko Pawulo yicisha bugufi. Satani ikintu ashaka ni uko yishyira hejuru. Byanga byakunda rero, ntabwo Satani yamuhaye kino gishakwe kugira ngo Pawulo yicishe bugufi. Oya. Ahubwo hari undi muntu ushaka ko Pawulo acishwa bugufi, atishyira hejuru kurenza ibikwiriye. Uwo ni Imana. Kuri 7 aravuga ngo, kandi kugira ngo ne guterwa kwishyira hejuru kurenza ibikwiriye, nuko neshuri bikomeye cyane, niyo cyatumye mpabwa igishako. Uyu wagiye Pawulo ashaka ko yicisha bugufi, uyu ni Imana. Ariko murebe uburyo byakozwemo. Nuko Imana mu gushaka Pawulo yicisha bugufi ikamugishakwe, yaretse Satani mu bugome bwiwe ashaka kugira nabi Pawulo, kumuharasinga, kumukubita ibipfunsi, ariko Imana ibibyaza ibyiza kugira ngo Pawulo atishyira hejuru. Meni magambo, Satani icyo yaragamije ni ukubizanisha ibibi, ariko icyo Imana yari igamije ni ukubizanisha ibyiza, nk'uko dusoma mu Itangiriro 50:20 ku nkuru ya Yosefu. Mwumva uburyo Yosefu yavuze amaze kumenya umugambi w'Imana mu bibaho byose. Aravuga ngo, ku bwanyu abavandimwe ba Yosefu, ku bwanyu mwari mushatse kungira nabi, ariko Imana yashaka kubizanisha ibyiza kugira ngo isoze ibiriho none ikize abantu benshi urupfu. Mbishyize muri context ya Pawulo rero, Satani ubwe yarashatse kugira nabi Pawulo, yashaka kumukubita ibipfunsi, yashaka kumuharasinga, ariko Imana yashaka kubizanisha ibyiza kugira ngo Pawulo ye kwirata, ye kwishyira hejuru kurenza ibikwiriye, kugira ngo atishyira hejuru akikakaza agacirwaho iteka umubi yaciriwe. Aho kugira ngo yicishe bugufi, Imana yemera ko Satani amuharasinga, yewe amuha igishakwe gikomeye gituma Pawulo yinginga umwami inshuro zigera kuri 3. Arasenga cyane ngo umwami kimvemo. Bavandimwe, dusenga kenshi, hari igihe dukeka yuko Imana ititeye ku mabaro yacu. Hari igihe dutekereza yuko itumva gusenga kwacu. Hari igihe usengera ikintu 1, 2, 3 ukabona igisubizo ntabwo kirimo kiraza uko ugishaka, cyangwa ukanatekereza ko nta gihari. Bavandimwe, Imana yumva gusenga kwacu. Na Pawulo igihe yasengaga bwa mbere, Imana yaramwumvise. N'igihe yasengaga bwa kabiri, Imana yaramwumvise. N'igihe yasengaga bwa gatatu, Imana yaramwumvaga kandi ikabona icyo akeneye. Ariko bavandimwe, ndagira ngo mwumve yuko iyi Imana yumva gusenga izi ibyo dukeneye. Umugore umwe yaravuze ngo Imana yasezeranije kuduha ibyo dukeneye. Ibyo itaduhaye ntabwo tubikennye aka kanya. Bavandimwe, ndagira ngo mabwire yuko nubwo biri twigisha gusenga tugahozaho, ntiturambirwe, Imana itwigisha no kumenya no kubasha kudisaninga ko umwami yatubwiye oya, cyangwa yuko ukwiriye gukomeza gutegereza. Ntabwo igisubizo Imana itanga kuri buri sengesho uwizera asenze ari yego. Yewe niyo twize yuko Imana igisubirisha ijambo ngo tegereza, ntabwo ari tegereza ubundi uzahabwe yego, hari n'igihe iba tegereza uzahabwe no. Ese muvandimwe, ukomeza kwiringira yuko Imana iba ifite ibyiza izazanisha ibyo ngibyo yemera ko mu buzima bwawe, cyangwa utangira kwitotombera Imana no kwishinja ubugome, cyangwa kwishinja ko ititaye ku byawe? Bavandimwe, iyi Mana yacu ntabwo ari nkatwe turambirwa. Iyi Mana yacu ntabwo isaha yayo imeze nk'iyacu, ntabwo imikorere yayo ari nk'iyacu, ntabwo
yihutishwe, ntigira huti. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana, kubera ko Imana itarambirwa, itagira huti, ritwigisha ikintu bita gutegereza. Reka mwumve uko Yesaya 40 havuga. Yesaya 40, which mbatera umwete wo kuzasoma kino gice. Iyo mbuze amahoro mu mutima, iyo mpangayitse, ndaza nkagisoma cyose guhera aho gitangira kugeza aho giherera. Ariko genda soma guhera kuri 27. Reka nsome. Haravuga ngo, yewe Yakobo Isirayeli, niki gituma wiganyira ukavuga ati, Uwiteka ntareba inzira zanjye, kandi ibyanjye Imana yangira byirengagiza. Mbese ntiwari wabimenya? Ese nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, ntirambirwa ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Niyo iha intege abarambiwe, kandi utibashije mwongeramo imbaraga. Abasore imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Amen. Bavandimwe, Imana ishimwe ku bw'aya magambo. Ndagira ngo mwumve. Yakobo Isirayeli arahangayitse cyane, arihebye ku buryo atekereza yuko Imana itita ku bye. Akiganyira akavuga ngo ariko Uwiteka ntareba inzira zanjye, ibyanjye Imana irabyirengagiza, ntinyitaho. Imana igasubirisha ibibazo bimeze gutya. Mbese ntiwari wabimenya? Ese nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, ntirambirwa ntiruha, ubwenge bwawe ntiburondoreka. Bavandimwe, nahoze mbwira abantu kare, natwe tujye tubaza ibibazo nk'ibi ngibi. Why? Kuki ibi bingezeho Mana? Kuki wemeye ibi ngibi? Ese kuki ari jyewe gusa? Kuki utanyitaho? Bavandimwe, nukomeza kubaza ikibazo ngo kubera iki gihe mwami, nta mucyo uzagutambikira. Niko umugabo witwa J.I. Parker yavuze. Ahubwo uhindura ikibazo. Rwose ikibazo ngo kubera iki ngewe, ntabwo Imana igisubiza. Ariko niba ushaka umucyo gutambikira, hindura ikibazo. Ahubwo ubaze ikibazo ngo, Mana, ni gute naguhesha icyubahiro muri ibi ngibi ndimo ndacamo? Buri gihe uzabona umucyo. Aho kwibaza ngo kubera iki, ahubwo ubaze ngo ni gute nahesha Imana icyubahiro muri ibi. Umucyo uzagutambikira. Bavandimwe, hano ibisubizo Imana itanga ntabwo ibwira Isirayeli ngo impamvu nemeye kucamo biriya ni iyi ngiyi, impamvu nagambiriye ni iyi. God doesn't owe you such answers. Ibisubizo nk'ibyo. Ahubwo igisubizo Imana itanze ni ukugarura uko iteye, imbaraga zayo, gukomera kwayo, ubwenge bwayo. Mwumve. Mbese ntiwari wabimenye? Se nturabyumva? Imana ihoraho, icya mbere ni Uwiteka uhoraho. Icya kabiri ni umuremyi w'impera z'isi. Imana ifite imbaraga nyinshi ku buryo nta kintu kibaho muri iyi si yiremeye itabyemeye. Icya gatatu, ntirambirwa, ntiruha. Ikindi cya kabiri, cya nyuma, ntabwo wenda ifite ubwenge buke ku buryo ishobora gukora ibintu ikabyicuza, cyangwa igasanga yakoze amafuti ikisubira. Kubera iki? Kubera ko ngo ubwenge bwayo ntiburondoreka. Mu magambo, igisubizo Imana itanze mu bintu simple bibiri, ni imbaraga zayo n'ubwenge bwayo. Reka mbabwire impamvu bino bintu ari ngombwa kubyumva mu gihe muranyura mu bihe by'imibabaro. Icya mbere, wowe wenda ushobora kuba ufite imbaraga ariko ukabura ubwenge. Ushobora
gupanga gukora ibintu iyo ukafite n'ubushobozi bwabyo, ariko ugasanga ibyo wiyemeje gukora birimo ubwenge buke. Urugero, ushobora gutanga a promise, kabwira umukobwa ati tuzabana, aho ugasanga kubera ufite ubwenge buke watanze a false promise, wayihaye umupagani, ugasanga noneho kuyubahiriza biri stupidia, nibwo bugoryi burusha ubundi. Murabyumva? Wabukoze, yego na wenda wanabisohoza, ariko harimo ubwenge buke. Icya kabiri, noneho n'igihe dutanga noneho promise wenda ikaba ari nziza, noneho kuyisohoza kukabura ko dafite imbaraga. Bavandimwe, Imana si nkatwe. Icya mbere, ni inyembaraga ikomeye cyane ku buryo yaremye impera z'isi. Umuntu akwaje ngo impera z'isi zibahe, ntahuze, ariko Imana niyo yaziremye. Ntigirambirwa, ntigiro. Nuvuga ngo ifite imbaraga zo gusohoza buri kimwe cyose kiriho. Nuvuga ngo ikiriho ubu ngubu, situation Israel Yakobo yararimo, niyo Paulo yararimo, niyo waba urimo aka kanya, biriho kuko Imana yabishatse, kubera ko Imana ibyigambiriye byose irabisohoza. Wenda umupagani bishobora kumukura umutima kubera ko atekereza ko iyi Imana ishoboye byose ari Imana mbi, wenda akayitekereza nk'umudiktatire nk'abandi azi bose. Bavandimwe, zirikana ko noneho uretse n'imbaraga ifite n'ubwenge bwose, ku buryo ibyiza ahitamo ko bibaho nibyo byiza biruta ibindi byose. Mu yandi magambo, ukomeza uko, that's kuba Imana yabyemeye nikibona gikwiriye, gitunganye kuruta ibindi byose muri aka kanya. Kubera ko bitabaye ari byo byiza, yabiri ubwenge bwawe bwa budakwiye, cyangwa imbaraga zo zidahagije, we yabiri less than perfect. Bavandimwe, ku Imana, umugabo yaravuze ngo Imana imuhaye uburenganzira bwo kugira ikintu ahindura ku buzima bwe, ngo nta na kimwe yahindura, kubera ko ngo ubwenge bw'Imana arabwizera, ku buryo buri kimwe cyose yemeye nicyo gikwiriye, gitunganye rwose. Rero Imana nibyo yapirinzeho. Mu yandi magambo iramubwira ngo trust my heart, trust me, nyiringira, nyizera. Nubwo utabona ikiganza cyanjye, izera umutima wanjye. Nubwo wenda ari ndimo tujya turimba ngo y'107 ngo naho umwijima ngo wankingiriza, nganyisome y'107. Aravuga ngo iyo ngoswe n'umwijima niringira ubwo buntu bwe, mu byago no mu makuba ntagira ubwo nzibukira. Yes, ukaba nk'uyu muririmbyi ngo nawe ndi mu mwijima, ntagira ubwo nzibukira, kubera ko wizera umutima we. Yanagiza agakomeza abayiringiye akavuga ngo nihe intege abarambiwe, kandi utibashije imwongeramo imbaraga. Bavandimwe, bw'Imana yacu mu gihe gikwiriye, tubibuze kwiraho hano munsi rwose. Actually no kuba utaracogora, even now he's giving you grace. Imiraguha ubuntu bugukomeza, gukomeza ugenda. Utibashije, maybe uravuga ngo ntiwibashije, God is for you. Imana iri mu ruhande rwawe, ngo niyimwongeramo imbaraga. Then abasore imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose. Abiringiye imbaraga zawe, avuga ati twebwe dufite imbaraga tuzirukanka, dufite ubusore turashoboye, bazaruha. Ariko mwumve, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Bavandimwe, izi ntege nshya zaturuka, ntabwo zaturuka muri bo, zaturuka ku Uwiteka, wowe uha intege abarambiwe. Nuko mu gihe gikwiriye Uwiteka azumva gutaka kwawe gutarura, yaba kuguha imbaraga zo gukomerera mwaho, yaba ewe no gukuraho icyo kikubangamiye. Turaje tubirebeho munsi rwose. Imana ibisubiza uko ibona bikwiriye. Ibisubizo byose Imana yaguha upfa kuba kivuye ku Uwiteka,
byarutwa aho kwisubiza nkasubizwa n'Imana. Kubera iki? Kubera ko nyiringiye, kubera ko nyitegereza. Abategereza Uwiteka, iri jambo rigaruka kenshi. Zaburi ya 40 nayo, nategereje Uwiteka nihanganye, yumva gusenga kwanjye, arantarura. Yego, mutegereze, wait. Imana ntabwo iri kuri rush, ntirambirwe wenda ngo warambiwe ko nayo kuba ko warambiwe ngo irambirwe, oya. Ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Bavandimwe, niba Imana itarimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu bwose, izabuzwa n'iki kumuduhana n'ibindi byose? Ndabizi byose muvuga ni byose byiza, ariko byose mbona birivuga ni byose bikwiriye. Bibi kuri wowe, bibe ibikubangamiye, bibe ubukene, bibe kurwara, bibe kurwaza, bibe kuba urukunda. Iyi byose ni nk'iyakoreshejwe hejuru gato ku Baroma 8:28. Havuga ngo kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. Yego, ibi byose bifataniriza kubazanira hamwe ibyiza, ni nabyo batubwira ku murongo wa 31:2 ngo ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Bya bindi byose byo hejuru bituzanira ibyiza, izabimuduhana nawe kugira ngo bigende gute? Kugira ngo tugere mu ijuru amahoro. Iyo bavuze ngo tuzagenda twe gucogora, so ko tutazananirwa, hejuru tubona ko wowe wanarambiwe, ahubwo nuko uzagera mu ijuru amahoro. Ngo nuko ibasha kubarinda ngo mutagwa, ngo mudasitara, ngo ikabahagarika imbere y'ubwiza bwayo mudafite inenge, ahubwo mwishimiye bihebuje. Uwo ni Yuda. Bavandimwe, icyo Imana yishimira mbere na mbere nuko usangira kwera nayo. Amen. Niyo mpamvu tugarutse hamwe turimo turiga mu Abakorinto ba 2:12, Paulo amaze Imana igeze ikamuha igisubizo, yanamubwiye n'impamvu. Mwumva igisubizo yamuhaye. Igisubizo cyo turabona ni obviously no, cyo ntabwo nkigukuraho, ariko ndaguha ikiruta gukurwaho iyo mibabaro. Ni ikihe? Ubuntu bw'Imana. Mva umurongo kampere kwa 9 kwa 8. Kuri icyo kintu ninginze umwami wacu gatatu ngo kimvemo, ariko arampakanira ati ubuntu bwanjye buraguhagije, kuko intege nke ziri ariho imbaraga zanjye zuzura. Bavandimwe rero, ndagira ngo mwumve iburyo Imana idiringa natwe muri sanctification. Bavandimwe, hari icyaha kidusigayemo, ku buryo kibasha gufata imigisha Imana yaduhaye kikayihindura uburyo bwo kwineza no kwibagirwa Imana. Mu byumve, ushaka kuguha akazi, ako kazi n'amafaranga iguhaye bigahinduka uburyo bwo guhunga Imana no kudatera no kujya mu byo dushaka, imitima yacu ishaka. Nyine bikatubera uburyo bwo guhunga Imana, ntitwongere gusenga ahubwo tukigira mu by'imitima yacu ishaka. Ntabwo ari wenyine wenda ngo ugire ngo niwe bibaho. Iyi ni story y'Abisirayeli. Imana yahoze buri nshuro amagana, nimugera mu gihugu nzabaha mukarya mugahaga, ntimuzere ngo muvuga ngo amaboko yacu niyo biduhaye. Ntimuzahindukire izindi mana ngo muvuge ngo nizo zabakuye muri Egiputa. Ariko ntibyatekangaye bakabikora, kubera ko umutima udamaraye biragoye ko wibuka Imana. So God knows this. He knows this very well. Irabizi yuko even guhishurirwa iby'Imana, kujya mu ijuru rya gatatu, kumenya teoloji yose, bishobora gutera kwishyira hejuru, ukabura kwihangana, ukaba umuntu ushahura abandi, ukaba nk'amufarisayo. Watumye Yesu acira abantu umugani ngo Yesu ngo abacira umugani ngo kutishyira hejuru, ngo kutitekereza, ngo bakiranuka, ngo bagasuzugura abandi. Luka 18:9. Ngo uciriye abantu bitekereza ko bakiranuka bagasuzugura abandi.
Pawulo arimo aravuga yuko byashobokaga rwose yuko kubera ibyo yeretswe bikomeye, ibyo yishuye bikomeye cyane, yari kwishyira hejuru. Niki Imana yakoze kugira ngo nishyire hejuru? Yemeye ko igishako kimubaho, yemeye ko acishwa bugufi, yemeye ko yuzura intege nke, yuko agenda acumbagira. Iryo jambo mvuze ni mu buryo bw'igishushanyo, nk'uko Imana yemeye ko Yakobo agenda acumbagira kugira ngo utishyira hejuru kurenza ibikwiriye. Ikemera Satani akwataka, ikemera kutsindwa, ikemera yuko ugira ibintu byakubangamiye, hora uvuga ngo Mana kinkureho. Wenda bavandimwe, bishobora no kuba ari ikintu cy'igihe kirekire. Ese wize gushaka kubahisha Imana muri icyo ngicyo, cyangwa isengesho ryawe ni nkuraho iki ngiki Mana? Murongo wa 9, ngari karamakanira ati ubuntu bwanjye buraguhagije, kuko intege nke ziri ari imbaraga zanjye zuzura. Bavandimwe, God doesn't like competitors. Of course, iyo tusoma mu isano rya kera tukabona Imana yanga gusenga ibigirwamana, ikanga Imana abantu biremeye n'intoki zabo, suko yari yewe ko ari ibiti gusa cyangwa izahabu gusa. Rwose yari bizi ko ari ubusa buri. Yewe rimwe iranabaseka ikabaserereza, kabwa ati umuntu ukennye, umukire afata ifeza akaremamo ikigirwamana, umukene we agafata igiti akabaserereza. Ariko ikavuga ko igira ifuha ibyo ngibyo. Why? Nuko mbere na mbere, nubwo ibyo bintu byose ari ubusa, Imana niyo yonyine ikwiriye gusengwa. Nta nubwo Imana ikwemerera gusenga ubusa, nta nubwo Imana ishaka umutima utwarwa n'ubusa. Indese even n'ubu ngubu ntabwo Imana ishaka utwarwa n'ubusa. Bavandimwe rero, imbaraga zacu zigeze zitera kwishingikirizaho, tukiringira imbaraga zacu, tukiringira ibyo twamenye, tukiringira ubushobozi dufite abakomeye, tukiringira amagara mazima yacu. Aho ngaho ni ukwiriye kumenyera umutima w'umuntu. Umugabo witwa Karuvera avuze ngo umutima w'umuntu ngo ni uruganda rw'ibigirwamana. None ni iki Imana ikora kugira ngo tutishingikiriza kuri ibyo bigirwamana? Nuko iki ibyo bigirwamana, nuko ibyo bigirwamana bya Dagoni bigwa birambaraye, byubamye. Nuko yemera ugira igishakwe, nuko yemera Satani aza akakubita ibipfunsi, ikakuzuzamo intege nke. Bavandimwe, God does create weakness in us. Imana ijya idutera intege nke. Ariko se ko Imana ari nziza, ko ifite ubwenge bwose, kubera iki bikora? Ese ni kugira ngo itugire nabi? Ni uko umutima wayo usa ari mubi? Bavandimwe, Imana ni data, itwitayeho. Itwitayeho rwose ku buryo ntabwo hari abantu duhora dutekereza yuko ninsaba Imana umugati izampa inzoka, ninsaba ifi, ninsaba umugati izampa ibuye, ninsaba ifi izampa inzoka. Uzuko ariko benshi tubitekereza Imana. Ariko se bavandimwe, Yesu ntiyatwigishe yuko ubwo ababyeyi bacu bo mu isi batabidukorera, Data mwiza wo mu ijuru we yabigira atyo? Ahubwo se ntazarushaho guha ibyiza abimusabye? Ntazarushaho guha Mwuka Wera abimusabye? Yego kandi azabikora vuba. Rero impamvu turemamo intege nke ni kubw'ineza yacu, ni ukugira ngo imbaraga za Kristo zitwuzuremo. Kuko aho intege nke ziri ari imbaraga zanjye zuzura, n'imbaraga z'Imana zuzura. Byarutwa kujyana n'Imana aho kugenda nishingikiriza imbaraga zanjye. Byarutwa kujyana n'Imana aho kujyana n'ingabo amagana n'abakomeye bangana bate. Ibi ngibi imitima yacu ntabwo ibyiga mu kudamarara. Ibi ngibi ntabwo imitima yacu ibyiga mu gihe dutunganiwe.
bavandimwe, ibi ngibi tubyiga mu gihe cy'intege nke, nibwo tubona yuko uwo dufite ni Imana gusa. Uwo dufite, uwo dusigaranye ni Imana yonyine, ni yonyine twakwishingikirizaho. Bavandimwe, Imana irema intege nke muri mwebwe ntabwo ishaka kubagirira nabi, ntabwo ishaka kubaha inzoka, ntabwo ishaka kubaha amabuye, ahubwo ishaka kubaha umutsima, ishaka no kubaha ifi. Bavandimwe, ndabasengera kugira ngo mubyiringire, ndashaka ko mubyizera rwose, mukaba nka Pawulo uvuga ngo icyo nicyo gituma nzishimira intege nke zanjye, kubera ko nuko nzanezerwa cyane kwirata intege nke zanjye ngo imbaraga za Kristo zinzeho. Nicyo gituma ku bwa Kristo nzishimira intege nke zanjye no guhemurwa, nzishimira n'imibabaro no kurenganywa n'ibyago, ko iyo mbaye umunyantege nke aribwo ndushaho kugira imbaraga. Muri ibi nazihanganira, azihanganira intege nke, guhemurwa, nzishimira imibabaro, yewe azishimira no kurenganywa. Se mwishime yuko tujye turenganywa? Mwishimira yuko tutabasha guterana imbona nkubone ngo duhimbaze Imana n'imitima n'amajwi yose arambuye? Sorry. Mwishimira ibyago? Wishimira ko umugabo wafunzwe, ko umugore wawe warwaye? Wishimira ko nta mwana ufite? Bavandimwe, yavuze ko byishimira, ntabwo ari uko ahakanye ko ushobora guterwa agahinda nabyo, oya, ahubwo ashaka kugaragaza yuko kubera ko wizeye umutima w'Imana, yuko wiringiye ubushobozi bwayo, aho wizeye ubwenge bwayo, uturiza muri byo, ukanezerwa, ugahumurizwa n'ibyo, kubera ko uzi yuko Imana iri mu ruhande rwawe, kubera ko uzi ko ubuntu bw'Imana buri kumwe nawe, kubera ko uzi yuko Imana itigeze igusiga kandi itigeze igutererana. Amen. Rero hari impamvu Imana yemera iyo mibabaro yose igera kuri wowe. Umugabo witwa John Newton yaravuze ngo ibyo bigeragezo nohereza mu mutima ngo mbyohereza kugira ngo nkubohore kuri wowe no kukwishyira hejuru, kugira ngo nangize imigambi yawe yo kubona umunezero mu by'isi, kugira ngo ibyo ukennye byose ubibonere muri njyewe. Bavandimwe, Imana ijya ifata imigambi yacu y'iby'isi ikabyangiza. Hari abo yangirije, hari abapanze business this and that, ubona ntawe ugera. Urakeka ari uko Imana itita ku byawe? Ibyitaho cyane rwose, ahubwo icyo ishaka ni ukubonera byose muri yo, ni ukubona ubuntu bwayo n'imbaraga. Mbese wakwizera umutima w'Imana? Mbese wakwizera ko Imana ikigambiriye ari byiza kuri wowe? Nzi ibyo nibwira kubagirira, niko Imana yabwiye Abisirayeli. Si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo mbare mu mutima w'izaba hanyuma. Yego yibabwiraga bari mu bunyage, ariko it is even true today. Abantu bayo rwose nahamye yuko umutima w'Imana icyo ushaka ni ukubagirira ibyiza, si bibi. Ahubwo urashaka ko Imana ikugira ibyiza on his time or on your time. Bike mu Nyarwanda, ese ushaka ko Imana ikugira ibyo byiza mu buryo bwawe cyangwa mu buryo bwayo? Ese wizera ubwenge bwawe cyangwa wizera ubwayo? Wizera imbaraga zawe cyangwa wizera ubuntu bwayo? Wenda ndagira ngo uhumurize, wenda uravuga ati genda ndarambiwe, ncitse intege. Muvandimwe, no gucitse intege, ubuntu bw'Imana bacyari kumwe nawe, kandi bukomeza bwikuba buri munsi, buhora ari bushya buri gitondo. Amen. Kandi muzirikane yuko rwose uyu mwami wacu
yaravuze mu maganya ya Yeremiya hari ikintu gitangaje gihari nshaka ko mbasomera. Iri sezerano ni ry'umuntu uri mu mabaro ntigeze menya ukomeye kuruta umuntu wese uri hano wenda yagira. Umugabo witwa Yeremiya, hari igitabo cyitwa Amaganya ya Yeremiya. Nicyo gitabo cyuzuye agahinda. Nicyo gitabo ushobora gusoma urimo byishimo ntikigufashe, kiri kuri mu mabaro. Iki gice gifite ibice bigera kuri 5. Ibice bibiri bya mbere ni agahinda, nta n'ahantu usoma wumva amagambo y'ibyiringiro. Ibice bibiri bya nyuma nabyo nuko ni agahinda gusa, nta byiringiro. Igice cya gatatu itangirana ibyiringiro kikarangirana gitangirana agahinda n'ubwihebe n'ibibazo byinshi, yewe bikarangirana nabyo. Ariko mo hagati haranagera akavuga ngo iki nicyo nibuka kikandema umutima. Ndagira ngo usoza nguhumurisha aya magambo. Bavandimwe, ndagira ngo mwitonde mwumva no magambo. Amen. Amaganya ya Yeremiya, turahera ku murongo wa 21 tugeze ku wa 23. Haravuga ngo iki nicyo nibuka. Mwibuke iyo context mbaye, n'umuntu ibyo abona nagahinda. Yewe nta kindi abona rwose, ngabona umubabaro ngo bugacya ngo bukira. Yarangiza akabanga iki nicyo nibuka, iki nicyo nibuka nibyo bindema umutima. Imbabazi z'Uwiteka nizituma tudashiraho, kuko ibambe rye ritabura. Zihora zunga uko bukeye, umurava we ni munini. Icyo ngicyo nigikuye kure mu mutima. Nuko muri ayo maganya yose, imbabazi z'Uwiteka nizituma utarambaraye pe ngo yihakane iby'umwami upfe nk'abandi bose. So there is a grace with you, there is mercy with you. Hari imbabazi ziri kumwe nawe. Ibambe rye ngo ntirijye rishira. Bavandimwe, ahantu hamwe hataye ibambe ry'Uwiteka ni kuzimu. Turagira ikuzimu rero. Rwose imbabazi neza gufashe utajya muri rwa rwobo. Humuzwa n'ibyo. Humurizwa n'ibyo. Ngizo mbabazi zihora zunguka uko buke. Buri gitondo aba ari imbabazi nshya. Kubera iki? Kubera ko umurava w'Imana ngo ari munini. Iri jambo umurava ni jambo ngo faithfulness. Mwumve 31 naho. Kuko Uwiteka atazagira ubwo areka umuntu iteka. Naho yababaza umuntu ariko azamugirira iki? Ibambe. Nkuko imbabazi ze nyinshi zingana. Kuko atanezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubatera iki? Agahinda. Ano magambo yanyasoba nk'abakomanda. Nukuri urenze ibitekerezo byanjye. Icyambere ngo Uwiteka ntazareka umuntu iteka. Mwibuke no umuntu avuga ni abantu bayo. Ntazareka abantu bayo iteka. Naho yababaza azongera abagira ibambe. Yego Imana irababaza pe. Paulo yarimo arababara. Ariko mwumve gato munsi. Ngo naho yabaza umuntu ariko azamugira ibambe kuko imaze nyinshi zingana. Ngo kuko atanezezwa no kubabaza abantu. What? Imana ibabaza abantu ariko ninezezwa no kubabaza abantu? Yego. Uku niko kuri gukwiriye kuguhumuriza. Yego Imana ibabaza abantu ariko ninezezwa no kubabaza abantu. Ngo kuko atanezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubatera agahinda. None wambaza kubera iki itanezezwa no kubabaza abantu yeti ikababaza? Igisubizo nuko hari umugambi mwiza urimo ubwenge kandi utunganye. Niyo mpamvu ibikora. There is a purpose. Ninezezwa no kuguhana, ninezezwa no kukubabaza ariko ariko ikakubabaza. Kuki yakora ibintu byo bitayibabaza? Nuko hari impamvu nziza kandi ikenewe ibyo kukubabaza gukenewe, gutera agahinda gukenewe. Iyo twayibonye nuko ishaka yuko utishyira hejuru ibirenze bikwiriye. Nuko itashaka kujya mu nzira y'apagani barimbuka. Nuko nkuko umwana ahana umwana ariko Uwiteka agira gute? Aguhana.
nukemeza umutima wawe yuko Uwiteka agukunda kandi akwemera nk'umwana, uhumurizwe n'ibyo. Kandi unazirikane yuko muri ibyo byose ntabwo Uwiteka azigera kureka iteka, kuko ntagereka abantu bayiteka ryose. Actually no mu gihe abaretse ngo nukugira ngo ubuntu bwe buze ari bwinshi, bubeho bwinshi, ubuntu bugeretse ku bundi, ubuntu bugeretse ku bundi, kugira ngo izatugeze mu ijuru amahoro. So bavandimwe rero, ndashaka gucalenjinga imitima yanyu, mitima icitse intege yihebye, mwongere mwiringire Uwiteka. Uwiteka ntaruha ntarambirwa, iringire Uwiteka. Afite ubwenge butarondoreka, iringire Uwiteka. Ibyo bintu ucamo Uwiteka arabizi rwose, ntabwo yafunze amaso, ntabwo yafunze amatwi, ntabwo ukuboko kwayo kwananiwe gukora, even naho yaba ari n'ibyaha byawe nabyo Imana irabibabarira. Reka nsoze mbwira mbe na mbere umuntu utarizera Kristo Yesu, nta humure ngo uhaye mugabo, ntaryo rwose pe. Uwiteka wazakureka iteka. Kristo Yesu niwe wenyine watuma Imana ikwemera, kubera ko nawe yarababajwe, ababazwa kugira ngo wowe ntuzababazwe nuhungira muri we, kugira ngo muri we akubere igitare wishamwo umujinya w'Imana. Nukomeza kumuhunga, ntabwo sinzi nimba ufite ubundi buhungiro, kuko nta wundi dufite muri iyi si utari Kristo Yesu. Actually Imana niyo kibazo gikomeye ufite. Mu gihe abizeye tuzatureka iteka, wowe izakureka iteka. Ariko wahungira kuri Kristo Yesu, arakubera ubwihisho, arakubera igihome kigukingira, arakubera umuhuza w'Imana n'Imana. So abizera twese rero mureke dusenge kugira ngo twizere umutima w'Imana. Trust his heart. Mujye mwibuka icyo Yesu Kristo yavuze ku mutima we. Muzi ikintu Kristo yavuze ku mutima we? Yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremereye muze munsange ndagira gute? Ndabaruhura. Ngo kubera iki? Ngo kubera ko ndi umugwaneza, ngo kandi noroheje hehe mu mutima, ngo uko umutima w'Umwami wacu Yesu Kristo umeze. Ni umugwaneza ngo kandi yoroheje umutima. Bavandimwe, n'abagabo bake uzabona bameze bati, babagwaneza kandi boroheje umutima. Yesu Kristo ni umwe muri bo. Ngaho reka tumuhungireho kugira ngo tumwikoreze amaganya yacu yose, kubera ko yita kuri twe. Mana urakoze kubyo abera twize. Mwami, umpe guhumurizwa n'aya magambo, uhe umuntu wese uri hano guhumurizwa n'aya magambo, umuhe gukomezwa nayo, kubera ko tubikeneye Mwami. Dukeneye ihumure ryawe, dukeneye yuko utwongeramo intege, kubera ko ntabwo tuzifite. Twize ku byo kukwizera no kukwiringira no kwizera umutima wawe, ariko ntabyo dushoboye. Mwami, dushaka kwirwanira, dushaka kwicira inzira, dushaka kwiganyira, nibyo byoroha. Mwami, duha ubuntu, duhe imbaraga za Kristo zuye muri twebwe, kugira ngo natwe tubashe guturiza no guhumurizwa nk'uko Yeremiya yahumurijwe, nk'uko Pawulo yahumurijwe, nk'uko n'abandi bizera bajya bahumurizwa. Mwami, ugendera abera muri RBC wenda bafite imitima yihebye, bafite agahinda n'umubabaro batabasha kubwira abandi. Mwami, ndakwinginze kugira ngo basange. Mwami, nabo wacunguje amaraso yawe. Rero mbasabiye ubuntu, mbasabiye ihumure, mbasabiye ngo ubongerere kwizera. Mwami, ndasabira bafite imitima itentebutse, iguye umwuma, even n'abasubiye inyuma. Mwami, ijambo ryawe ritubwira ko umukiranutsi yasubiye inyuma umutima utamwishimira. Mwami, ndasenze kugira ngo bagarura abahenebere mu byaha n'ubwihebe. Mwami,
garura abantu basigaye batakikwizera ko ubakunda, batizera urukundo rwawe, batizera umutima wawe. Mwami ubiduhe kugira ngo dukomeze kukwizera no kushingikirizaho, kandi turabizi yuko Mwami ntabwo ujya ureka umuntu iteka, naho wamubabaza uzongera umugire ubuntu. Urakoze kubw'ibyo twize uyu munsi, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo dusenze, amen.